Muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Muri aka kanya turongeye turabasuhuje n'urukumbuzi rwinshi cyane. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni ya channel yanyu ya Nzuri Business Group Limited yitwa Nzuri Market. Channel ibagezaho ibyiza byinshi bitandukanye bijyanye n'imitungo itimukanwa. Nkuko mumenyereye, hano haba hariho amazu meza cyane agurishwa cyangwa se akodeshwa, ibibanza, amasambu n'ibindi byose bijyanye n'imitungo itimukanwa tuba tubafitiye, byaba ibigurishwa, ibikodeshwa. Ngira ngo mumaze kubimenyera rero yuko tumanaginga kandi imitungo yanyu, amazu yaba y'ubucuruzi, yaba yo guturamo, tukayabyaza umusaruro, tukabafasha kubona abakiriya bayakodesha kandi ku mafaranga meza nta shome, ndetse tukabafasha gukurikirana abayarimo, tukabafasha kandi kuyakorera icyo bita home decor, kuyadekora agasa neza cyane, cleaning yayo. Ni byinshi cyane bijyanye n'imitungo itimukanwa tugenda tubafasha. Si ibyo gusa kandi murabizi yuko dutanga n'ubujyanama cyangwa se kubagira inama ku mikoreshereze y'igishushanyo mbonera. Nzuri Business Group rero si ibyo gusa, kuko tubashakira ibyangombwa byo kubaka, kuvugurura, ese ibintu byose bijyanye na real estate murabizi yuko tubibafasha kandi ku giciro gito cyane mutasanga ahandi, no kuba twabafasha gukata amasambu yacu yanyu, kuyakatamwo ibibanza. Reka twe kubatindira rero, gusa turongera kubibutsa gukanda subscribe no gukora share kuri iyi channel kugira ngo mubashe kujya mubona imari tubagezaho umunsi ku wundi, no kugira ngo inshuti n'abavandimwe banyu bakomeze kujya babibona. Kuri iyi nshuro twabazaniye inzu nziza cyane y'akataraboneka ya etage, iri muri quartier nziza, za zindi bavuga ngo ni VIP. Iyi nzu rero muri kubona, nkuko mwatangiye mugenda mubona amashusho yayo, ni inzu ya etage iri ku Irebero mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko ku Irebero. Quartier nziza abantu baza ari benshi, quartier ihenze, quartier izwiho kuba ibamwe ibibanza bihenze. Ngira ngo abahazi murabizi yuko utapfa kubona ikibanza cyaho munsi ya miliyoni 70 muri quartier nziza hari hafi ya Rezirondeli. Iyi nzu rero iri ku mafaranga make cyane, kuko ni inzu iri moderne kandi iri mu kibanza kinini. Nkuko mubibona, ifite parking, ifite jardin. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 n'amatoilette 3. Muri make hasi hari salon nziza cyane, ifite plafond nziza. Noneho hejuru, hasi hari salon, ikagira salle à manger, ikagira cuisine nziza cyane iri moderne, ikagira icyumba cy'abashyitsi na toilette imwe, icyo cyumba gihuriraho n'abari muri salon. Hanyuma kandi ukazamuka escalier hejuru, naho ikahagira salon. Iyi nzu ifite salon ebyiri, ifite salon yo hasi, ikagira na salon yo hejuru nziza cyane, ifite plafond nziza ya gypsum, murazizi. Ikagira salon yo hejuru, noneho hejuru ikagira chambre principale nini cyane, ifite na dressing room cyangwa se urwambariro. Noneho ikahagira ikagira na salle de bain cyangwa se toilette na douche byiza cyane muri chambre principale. Hanyuma ngira ngo murayibona douche yayo. Iyi ngiyi nta nubwo ari muri chambre principale, iyi ngiyi niyo muri chambre zindi z'abana. Hejuru ikagira nanone chambre ebyiri zegeranye, zihurira kuri iriya douche mwari mubonye na toilette. Iki ni cya gikoni cyiza cy'akataraboneka. Iyi nzu rero ni ukuvuga ngo muri make ifite ibyumba 4, salon, salle à manger, toilette na douche 3. Icyumba kinini kikagira urwambariro, ikagira na cuisine nziza. Ifite na annex
ngira ngo rero iyi nzu yubatse muri matériaux durables cyangwa se mu bikoresho birambye. Mu bikoresho birambye, iyo ni salo yo hejuru nuko hari ibintu bari barunzemo kugira ngo murayibona. Iyi nzu rero ikaba yubakishije ibikoresho bigezweho, irimo amapurakari, buri cyumba cyose kirimo purakari cyangwa se utubati. Hanyuma kandi buri cyumba amatuwarete arimo, harimo n'amadushe, harimo dushe zigezweho, ibyumba binini cyane ushyiramo igitanda cya 2 metres sur 2 metres ukisanzura. Urabona chambre principale na dressing room. Ni inzu nziza cyane rwose, inzu nziza y'akataraboneka, kandi iyi nzu ikaba ifite view ifite nice view. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri iyi nzu ubasha kureba umujyi wa Kigali wose. Iyi ni ya douche na toilette bya chambre principale, ngira ngo murabibona ko ari byiza cyane. Iyi nzu ifite ibyumba bihagije, ibyumba 4, toilette 3, salon, salle à manger na cuisine ndetse na annexe. Ikaba yubatse mu buryo bugezweho muri quartier nziza cyane ku Irebero, aho uba witegeye umujyi wa Kigali wose. Ngira ngo murabona umujyi wa Kigali, murabona view iyi nzu ifite. Urabona ko umujyi wose uba ureba mu by'ukuri, Nyamirambo, Centre Ville, Remera, ahantu hose uba uhareba. Iyi nzu rero igiciro cyayo ni $145,000 ziri negociable, ziganirwaho. Waduhamagara kuri 0788 48 67 97 cyangwa se 0782 3 0 1 2 3.